amahame 95 yo gutsindishirizwa. Ihame rya 40. Ntacyo dushobora kongera ku gitambo cya Kristo ku musaraba, ariko Imana yo ishobora kongeraho byinshi. Ubwo inteko nkuru y'Abadivantisite yateranaga i Dallas muri Texas, kimwe mu bibazo byagombaga kwigwa cyari ugukungurana ibitekerezo no kongera gusuzuma amahame y'itorero. Rimwe mu mahame yizweho cyane yari inyigisho y'impongano. Abantu batanze ibitekerezo byabo ku buryo bunyuranye. Bamwe bashyigikiraga igitekerezo cyo gukurwaho burundu kw'ibyaha, abandi bemezaga ko gukurwaho kw'ibyaha mu buryo bw'igice. Nari nicaye ku rubaraza rw'icyumba inama yaberagamo, nitegereza Amos Richard wari wicaye munsi yaho narindi arimo gusoma Bibiliya. Yasaga n'utitaye na gato ku byaberaga iruhande rwe. Umunsi umwe yavuze aya magambo avuga ku giterane cya Bibiliya yigeze kujyamo agira ati, narafashijwe muri kiriya cyumweru cyose. Nabashije gusoma isezerano rishya ryose ubwo narindi muri icyo giterane. Ariko mu giterane cy'i Dallas, ubwo nifuzaga ko mwene data Richard yahaguruka akagira icyo avuga, W.G.C. Maridoc azamuka ku ngazi maze aravuga ati, Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bemera kuva kera ndetse kugeza n'ubu ko hariho gukurwaho kw'ibyaha kwa burundu kutari kwarangira. Igitambo cya Kristo ku musaraba cyari igitambo cyuzuye. Ubwo Yesu yavugaga ngo birarangiye, yavugaga ukuri. Yararangije inshingano yari yaje gusohoza hano ku isi. Yaratsinze intambara. Ukuboko kwe kw'iburyo kwera kwari kunesheje. Yashinze ibendera ahirengeye h'iteka ryose. Mbega umunezero abamarayika bagize! Ijuru ryose ryari ryifatanije n'umucunguzi muri uko kunesha kwe. Satani yabonye ko atsinzwe burundu. Igitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose kuri paje ya 760. Ntacyo dushobora kongera ku gitambo cye. Imirimo yacu myiza, kwitanga kwacu no kumvira kwacu ntacyo byongeraho. Nta kindi twakora uretse kwemera igitambo cya Kristo cyuzuye kuri twe. Ariko gukurwaho kw'ibyaha kwari kutararangira. Mu isezerano rya kera, umunsi mukuru w'impongano wabaga buri mwaka, ntiwarangiraga ubwo umutambyi yabagaga arimo atamba igitambo. Ibyaha by'abantu byagombaga kugerekwa ku isekurume y'ihene, ndetse iyo hene ikoherwa mu butayu. Igihe Yesu yapfiraga ku musaraba, yari atsinze intambara yo kutubera incungu y'ibyaha. Nyamara intambara yo kurwanya icyaha ntiyari irangiye, kandi kugeza n'ubu ntirarangira. Yaba Imana itarashatse kugira ikindi icyo ari cyo cyose yongera ku musaraba, ubwo kuremwa gushya kwacu kuva icyo gihe ntibwari kongera undi munsi n'umwe w'umubabaro n'agahinda, haba n'urupfu. Ubwo Yesu yazukaga muri icyo gitondo, abari barabayeho mbere barapfuye bose bari kuzukana nawe, atari barya babaye umuganura gusa. Ubwo yazamukaga ajya mu ijuru, abari baramwemeye bose uhereye kuri Adamu kugera ku gisambo cyo ku musaraba, abo bose bajyaga kuzamukana nawe. Ariko nk'uko tubizi siko byagenze. Byaba ari ikosa rikomeye kwibwira ko ibikorwa byacu hari ikintu icyo ari cyo cyose byakongera ku gitambo cya Yesu yadutambiye. Byaba kandi ari ikosa gutekereza ko inama y'agakiza yarangiriye ku musaraba. Uwo musaraba ni urufatiro rwo kwizera kwa gikristo, ariko
nta nyubako n'imwe irangizwa no gushyiraho umusingi uko waba ukomeye kose. Igihe gikenewe kugira ngo imigambi ya Satani uko yakabaye igaragarire ibyaremwe byose, nacyo ni kimwe mu bigize imigambi y'Imana, kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose kugira ngo buri wese ahabwe amahirwe yo kwemera cyangwa kubwanga. Ibyo nabyo ni ikintu cy'ingenzi mu mugambi w'Imana. Kugaruka kwa Yesu mu mbaraga no mu bwiza aje kujyana abana baho yabateguriye, nabyo biri mu migambi y'Imana. Dore indi migabane y'uyu mugambi. Imyaka 1000 mu ijuru izaha buri wese uburyo bwo gusuzuma ibitabo by'imanza ndetse no kwibonera ubutabera no kutabogama by'Imana. Guhangana kwa nyuma kw'ingabo z'umwanzi zirwanya Imana, igihe Satani azaba atamajwe mu maso ya benshi, ubwo amavi yose azapfukama ndetse n'ururimi rwose rukatura ko Yesu ari umwami. Kimwe no kurimbuka kw'abanyabyaha kutazabasigira umuzi cyangwa ishami, bizakurikirwa no gutunganywa kw'isi, nabyo ni umwe mu migambi y'Imana yo kudukiza no kuturema bundi bushya. Uwo mugambi urimo ushyirwa mu bikorwa, ariko gusohozwa kwawo gutangaje kuzaba ari agahebuzo kurenza uko tubitekereza, kuko uhereye kuremwa kw'isi ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi yabo no kurebesha amaso yabo indi Mana igira ikimarira uyitegereza itari wowe. Yesaya igice cya 64 umurongo waho wa 3.